buje ntiwayibura, ikibiriti ntiwakibura, ariko ugakorera amafaranga, ntago bisaba ibikoresho bihambaye. Noneho urabona iyi myanya ya simukadi yacu twayikuyeho, dore umwanya wa mbere nguyu twawukuyeho, urabona ko buje ibikora neza cyane. Buje ni ikintu gikora neza cyane wifashisha mu gukora telefone, dore nguyu umwanya wa mbere, reka dukureho n'umwanya wa kabiri, kadukureho n'umwanya wa kabiri, urabona n'umwanya wa kabiri nguyu wavuyeho, kandi urabona ko buje ibikora neza. Iyo tumaze gukuraho iyi myanya ya simukadi tugashaka kuyisubizaho, dukoresha ferasode yacu ariyo yiyi, niyo dukoresha. Kanze mbereke ukuntu ushobora gusubizaho umwanya wa simukadi ukoresheje iki cyuma. Ugomba kuba ufite sudire, warangiza izi nzira ukagenda uzizibura ushyiraho agasudire. Izi nzira urazizibura zose ushyiraho sudire kugira ngo yongere isubireho neza, zose ukagenda uzizibura. Kuzizibura ni ugushyiraho sudire. Sudire ntabwo ihenda, nyamuneka n'iy'ijana barayitanga, ariko ukaba wakora telefone. Urabona inzira zose ziragaragaye neza nk'uko ubibona, tugiye dushyiraho sudire. Urabona inzira zose zirasa neza, twazizibuye na sudire, tugiye gushyiraho imyanya yacu ya simukadi. Rero iyo ushyiraho umwanya wa simukadi uterekaho simukadi neza, ukareba yuko iyi myanya, mbese aya maguru ya simukadi ahura n'uyu mwanya nyine waho simukadi yicara, dore nguku. Iyo ubona bihura uhita usudira kuko nyine biba byahuye. Urabona nk'uku umwanya wacu wa mbere turi kuwushyiraho kugira ngo turebe ko wahura, niturangiza ubwo tuwutere. Urabona umwanya wacu twawusizeho urahura neza. Iyo umaze kubona bihura uhita ufata icyuma cyawe ukagenda ukozaho ku nzira, nk'uku, ugashyiraho sudire. Biba byoroshye, nyamuneka kwiga telefone ntabwo ari ibintu bikomeye, biba byoroshye cyane rwose. Urabona umwanya wacu wa mbere tuwushyizeho sudire neza cyane nk'uko ubibona. Amaguru yose uyashyiraho sudire, kugira ngo simukadi ikomeze isome nk'uko yasomaga. Urabona iyi simukadi yacu amaguru yose agiye ateyeho. Tugiye gushyiraho n'undi mwanya wa kabiri. Biroroshye rwose, ibintu biba byoroshye gukora telefone biroroha. Reka dushyireho n'undi mwanya wa kabiri. Urabona n'undi mwanya wa kabiri tugiye gushyiraho, urabona inzira zirahura, kanaho dushyireho sudire. Kandi iyo usudira wirinda ko iyi myotsi ya sudire ikujya mu maso, kuko itera kurwara amaso, ariko nta risike bikunda kugira nyinshi. Noneho urabona imyanya yacu ya simukadi twayishyizeho. Ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu byoroshye kuba nawe wakora telefone muri ubu buryo ukoresheje buje yawe. Biroroshye cyane. Iyi buje yagukorera byinshi, iyi buje yakwinjiriza byinshi mu gihe waba udafite gani nk'uko nabikweretse. Noneho ngiye kukwereka, ese ubundi telefone iyo yapfuye amatushe ubundi ihanagurwa gute? Telefone iyo yapfuye amatushe ufata uyu muti aba ari esanse, kanabyo mbikwereke. Ubundi wangiza ugafata akaruso nk'aka, ubwo tuba turi guhanagura telefone yapfuye amatushe, wangiza ugakozamo gutya. Wamara gukozamo ubundi ukongera ugapfundikira, biba byoroshye. Ubundi telefone yawe ukahita uyifata nk'uku ukaba urahanaguye. Ni ibintu biba byoroshye. Hano uhita uyihanagura gutya nk'uku telefone yapfuye amatushe, cyangwa telefone yazimye ukoza muri esase
ukayihanagura yose nk'uku, ubundi warangiza ukayishyushya ukoresheje gane cyangwa buji, biba byoroshye kuba telefone yawe yahita ikira amatushe. Noneho rero mu kindi gice cy'ubutaha nzakwereka ukuntu ushobora gufata telefone nk'iyi ufite umutima nk'uyu, ubundi ukayitereka muri hawuzingi, nkayikwereka ari telefone ifunze gutya, ubundi tukajya no mu yandi masomo. Murakoze cyane, cawu cawu.